bavandimwe nshuti za Yesu, twongeye gushima Imana mu buryo budasanzwe kuba twongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo twongere tubagezeho ubutumwa Imana iba yatunyujijemo. Turi muri bwa butumwa tubagezaho buri wa gatatu, hunga udapfa. Turi kumwe n'umuvandimwe ari Kampala, wenda birashoboka ko ari ubwa mbere umukurikiye. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bubonerwa muri Kristo Yesu uganze ku buzima bwa buri umwe wese. Mu kanya turamwakira ari bwivuge. Njyewe ni Patrick Kamanzi, ndamwakiriye kuri channel ya Reduce Ouvrier. Namwe mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Tugiye gukomeza, ntago ari suite y'ubutumwa bwatambutse, ariko nabwo ni ubundi butumwa buri bugufashe gusobanukirwa byinshi ku bijyanye na hunga udapfa. Turagushima Mana ishobora byose mu izina rya Yesu kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kuduha. Data, si uko dukwiriye, ariko byose ni kubw'ubuntu bwawe. Hari abantu bari mu mpande enye z'isi bicaye bategereje kumva icyo uri bubaganirize binyuze mu mukozi wawe. Reka Mwuka Wera w'Imana uganze, utegeke, uyobore. Gahunda zose tuzishyize mu maboko yawe. Utangiranye natwe, uze gusozanya natwe Mwami kubw'ubuntu bwawe. Icyo dusenze, icyo dusabye muri aka kanya no kugira ngo haboneke benshi bari buhindukire, bagahunga, bakava muri rwa rupfu umwanzi arimo guteganya uhitana benshi muri iyi si. Bahungire muri wowe kubw'ubuntu bwawe, bakizwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Nkuko nabibabwiraga, njye ni Patrick Kamanzi. Reka twakire umuvandimwe wacu nawe abibwire. Birashoboka ko ari ubwa mbere ukurikiranye ubu butumwa, ariko ku bamaze kumenyera, mwebwe rwose muratuzi. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka nkwakire muvandimwe. Imana iguhe umugisha kandi utugezeho icyo Imana yashyize mu mutima wawe kuri uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Amen. Urakoze cyane muvandimwe wanjye Kamanzi. Nongeye kubasuhuza mwese abadukurikira mu mpande enye z'isi bumva Ikinyarwanda n'Ikirundi ndetse n'urundi rurimi rwose rwaba rusa n'Ikinyarwanda dushobora kumvikana. Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi abane namwe iteka ryose. Amazina yanjye ni Shyaka Edward, umusore wagiriwe ubuntu n'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi umusore Imana yongereye iminsi yo kubaho kugira ngo mu gihe nk'iki cy'imperuka turusheho kuganira, kandi tuganira iby'ubwami bw'ijuru, urusheho kwizera, nanjye ndusheho gukomera mu rugendo ubwo impanda y'Umwami wacu Yesu izavuga twese tuzamusanganira. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro hunga udapfa. Nkunda kubivuga kenshi, ikiganiro izina hunga udapfa si uguhunga urupfu rw'umubiri, ahubwo urupfu mba mvuga guhunga ni rwa rupfu rw'umuriro n'amazuku Bibiliya itwereka mu Byahishuwe ibice 21 n'ibice 22, ari wo muriro n'amazuku ngo ari rwo rupfu rwa kabiri. Uru rupfu rw'umubiri warucamo, nanjye narucamo, ariko ruriya rupfu rw'abatarubashye Imana, barangariye mu isi, bakarangarira mu by'isi, umubiri ukabategeka gukora ibyo bishakiye, bagakora ibitanezeza Umwami wacu Yesu Kristo. Urwo rupfu ni rwo mba nkubwira guhunga, kandi kurunga nta kundi ni uko dufite ubuhungiro bumwe ni Umwami wacu Yesu Kristo wenyine. Icyo cyanditswe muzagisanga mu Itangiriro mu bice 19 umurongo waho wa 17, aho Isodomu n'i Gomora bari bamaze gusayisha mu gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Hanyuma marayika w'Uwiteka akaza akabwira Loti n'umuryango we ati musohoke uyu mudugudu. Noneho ariko mbere yaho gato ku murongo wa 14 mu gice cya 19 aramubwira ngo kandi genda uburira abakwe bawe n'abantu bose, mu yandi magambo uburira abantu bose wumva wahungisha aha. Ariko ngo agiye abibabwiye ngo babifata nk'imikino. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Natwe uyu munsi turimo turakubwira ngo hunga, kuko isi igeze ku iherezo. Usibye no kugera ku iherezo, turabona ibimenyetso byo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo.
mwubwira ngo hunga uhungire mu mwami Yesu, kugira ngo ubwo Kristo azaza utazasigara umanjiriwe nshuti yanjye, ahubwo nawe uzaba umwe mu bamusanganira. Ngo abibabwiye babifata nk'ibikino. Natwe iyo tuvuga ibihe by'imperuka n'igihe turi mu munsi wa none, ushobora kutabyumva, ushobora kumva ari ibisanzwe, ariko nanone Loti amaze kumva ko batabyumvishe, marayika w'Uwiteka aramubwira ati reka reka genda ufata abo muri kumwe bonyine, ababyumva mugende musohoke muri uyu mudugudu, musohoke muri iki gihugu. Arangije arababwira, abagejeje mu bikingi by'amarembo byo basohokeramo, arababwira ati nimuruhuke mutarahungira kuri uriya musozi. Nanjye uyu munsi nje kubabwira ngo ntimuruhuke tutarinjira muri Kristo by'ukuri, kuko Kristo niwe musozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa, kandi hahirwa abamuhungiraho bose, kuko baba bafite ubugingo buhoraho. Rero arangije ababwira irindi jambo rimwe, arababwira ati hunga udapfa, kandi ntihagire uwihindukira ngo arebe inyuma. Mu yandi magambo, nawe ushobora kuba warahunze, warakijijwe, ukava mu byaha, ukava mu bitabahisha izina ry'Uwiteka byose, ariko nanone nje kukubwira ngo ntuhindukire ngo urebe inyuma, kuko ibyo ngibyo Uwiteka yabibwiye abantu bamaze kumva igikorwa cyo gusohoka mu mudugudu, batangiye n'urugendo rusohoka, ariko yongeraho condition imwe, udahindukira ngo urebe inyuma. Guhindukira ukareba inyuma ni ukureba mu byo wavuyemo, ni ugusubiza umutima wawe mu by'isi no mu bikorwa bya kamere n'umubiri n'ibyaha, ugasubira mu bwami bw'umwijima, mu bya bindi wavuyemo, ugasubiza y'amaso n'ibitekerezo. Nshuti yanjye, hunga udapfa kandi udahindukira ngo urebe inyuma. Tudatinze rero, uyu munsi turimo turareba ibimenyetso byo kugaruka k'umwami wacu Yesu. Muraza kumbabarira, iyi minsi maze igihe nshyirwa ku mutima kuvuga ku bijyanye n'ibihe by'imperuka no kugaruka k'umwami wacu Yesu. Rero mbere na mbere nje kukubwira ngo guhunga kwa mbere ni uko wihana ibyaha, icyaha n'igisa nacyo, ni uko uva mu bwami bw'umwijima ugahungira mu bwami bw'umucyo, ari we Kristo umwami wacu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko uhunga ibikorwa byose bijyanye n'irari ry'umubiri ndetse n'irari ry'iby'isi, ugahungira mu kuyoborwa n'umwuka wera. Umwuka wera akaba ari ukubera byose, akakubera umuyobozi, ukera imbuto z'umwuka, ugakora ibyo gukiranuka, kandi ntuyoborwe na kamere y'umubiri, ahubwo ukayoborwa n'umwuka wera, ukava mu bidakwiriye n'ibidatunganye. Ubwo nibwo buhungiro bwa mbere. Hanyuma noneho ukarushaho no guhunga na sisitemu z'isi n'iby'isi igihe tugezemo uyu munsi wa none, ukagira ibyo uhunga, ugahungira mu kuvuga ngo nikomereje mu mwami wanjye, sinzivanga n'ibihakana izina ry'umwami wacu Yesu byose, cyangwa se bihakana ijambo ry'Imana. Hunga udapfa. Natinze rero, nakomeje gushyirwa ku mutima cyane iby'ibihe tugiye kwinjiramo imbere ahangaha. Ndagira ngo nkubwire ngo tugiye kwinjira mu bihe bitoroshye ku muntu wamenye Kristo by'ukuri, ariko nanone kuri twe abamwizeye by'ukuri ni ibihe byoroshye cyane, nk'uko n'intumwa zabiciyemo ari ibintu byoroshye bisanzwe, kugeza aho Petero ubwe bamubwiye ari i Roma bamuciriyeho iteka ryo gupfa, bamukangisha kuvuga ngo turakubamba. Arangije aravuga ngo oya, nimumbambe gusa, ahubwo ngewe nimumbambe nk'uko mwabambye umwami wanjye, ngewe mumbambe ncuramye. Urumva, ku buryo n'abari bamwitoroye bose byabateye ubwoba, bakavuga ati ibi ni ibiki ko tutarabibona? Umuntu udashaka ko tunamumwicura urupfu, agasaba urundi rurushaho gukomera. Ibyo ni ibikwereka umuntu wari waromatanye na Kristo. Nanjye nje kukubwira ngo hungira mu mwami wanjye Yesu, omatana na Kristo Yesu umucunguzi wanjye, kugira ngo mu bihe biri imbere uzabashishwe udatinya urupfu, udatinya ubuzima, kuko Satani hari ibintu adutegeyeho, udatinya ikintu icyo ari cyo cyose. Tumaze igihe tubisoma, twasomye mu Byahishuwe 13, hatwereka uburyo iyo nyamaswa izahatira isi n'abayirimo kugira ngo baramye, igashyiraho igishushanyo, baramye igishushanyo cyayo kandi bagipfukamira, ngo ndetse ikicisha abatakiramya bose n'abatagipfukamira bose. Ndetse twereka ko ngo izatera bose, si uwukomeye gusa, si uworoheje gusa, si umukire gusa, si umukene gusa, si uwize gusa, si utize gusa,
ahubwo bose, si umuzungu gusa, si umwirabura gusa, ahubwo bose, ngo kugira ngo bashyirweho ikimenyetso cy'iyo nyamaswa cyangwa se izina ryayo cyangwa se umubare wayo. Ni ibintu bitatu twigeze kubivugaho. Ngo kandi ni ukuvuga ngo he kugira uwugura cyangwa ugurisha. Ni ukuvuga ngo aho ruzingiye ni ku buzima bwa buri munsi, kuba ntawe uzagura, kuba ntawe uzagurisha. Ni ukuvuga ngo ntacyo uzakora, nta serivisi n'imwe cyangwa serivisi n'imwe uzabona muri iyi si utemeye kujya muri sisitemu zose zizaba ziriho. So sisitemu rero uyu munsi nje kuvuga ngo mwumve ibijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga iri imbere, mwumve ibijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga bagiye gutangira gutanga. Inshuti yanjye, ibi nkubwira ndagira ngo nawe ujye ufata akanya usenge, usome ijambo, ushake mu maso y'Imana, uzagenda urushaho kubisobanukirwa. Mwumve ibijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga igiye kuza, amaherezo yabyo nuko bimeze. Ndibuka igihe kimwe korona nibwo yari igitangira, korona ya mbere, nari ndi mu bihe byo gusenga, namaze igihe amezi hafi 3 ndi mu masengesho muri lockdown ya mbere, korona ari bw'igitangira. Noneho muri iyo minsi mvuye muri ayo masengesho nibwo naryamye, mu isi yose bari batangiye kubihwihwisa ariko bitaraba itegeko, bitaraba ihame. Iby'inkingo bavuga ko hari urukingo bagiye gukora rwose mu minsi mike isi iza kubihumurira. Sorry. Noneho ndaryama ndota inzozi, umve isano irangamuntu y'ikoranabuhanga ifitanye n'inkingo isi irimo izana muri iki gihe. Noneho ndyamye ndota ngo tujya kwikingiza, abantu bari benshi, ndeba imisozi n'imisozi yuzuye abantu. Ngezeyo aho bakingiriraga kuri site cyangwa site, nsanga hari imirongo myinshi, buri murongo wose ufite umuganga n'umunasi, bagenda bakingira abantu urukingo rwa COVID-19 cyangwa rwa corona virus. Noneho maze kubisanga gutyo, nsanga umuntu wese yahagararaga muri social distance, ahanye intera na mugenzi we. Nagiye kubona mbona imirongo ari myinshi kandi imisozi yuzuye abantu, ntari n'umutekano, inzego z'umutekano za gisirikare na polisi. Noneho mbona ndi uwa gatatu ku murongo nari ndiho, hagati yanjye harimo intera, hakabamo undi umwe, undi wa mbere barimo bamukingira, nanjye ndi uwa gatatu nkakurikira. Ako kanya niteguye kwikingiza nk'abandi bose, ijwi rimpamagarira mu ijuru, ijwi kandi abandi bose ntibaryumvaga, rimpamagara rivuga ngo shyaka mwana wanjye, mu ijuru ndararama ndebayo, ngo ntiwibeshye ngo witeze urushinge rwa coronavirus cyangwa se ngo wikingize urukingo rwa COVID-19. Ngira ubwoba kuko naraga nta buryo mfite, ntaho mfite nabicikira, nari namaze kugeraho ngomba kubifatira. Ako kanya nyigira ubwoba, icyuya gitangiye kumanuka, ryajwi rirambwira ngo umva nkubwire ingaruka z'urwo rukingo, ingaruka ebyiri z'urwo rukingo. Noneho arangije amaze kumbwira ngo umva nkubwire ingaruka z'urwo rukingo, ngira ubwoba ndatuza. Arambwira ngo ingaruka ya mbere, urwo rushinge, urwo rukingo abarutera rumwe ruzagenda ruvuriza amaraso mu mibiri y'abantu. Mu cyongereza dukunda kubyita blood clotting, amaraso kwifata akuma mu mubiri w'umuntu. Ngira ubwoba, noneho ntangira gutitira aho narindi. Maze gutitira, byaje birambwira ngo ngo umva reka nkubwire igiteye ubwoba kiruta ibyo noneho, ngo nuko abaziteza urwo rushinge rwa coronavirus cyangwa rwa COVID-19 bizaba byoroshye, simvuze ngo nibyo, ahubwo bizaba byoroshye kwambara cya kimenyetso cy'inyamaswa, bizaba byoroshye kwambara cya kimenyetso cy'inyamaswa. Ako kanya nangira icyuya gitangira gushoka ku myenda yanjye, umwenda umfataho neza kubera icyo icyuya.
noneho ngira ubwoba bwinshi ntangira gutitira, noneho rya jwi rigarukana ijwi rikaze ry'igitsure rirambwira ngo nonaha hunga udapfa va ahantu utibeshye. Mpindukiye kwiruka kubera ubukana iryo jwi ryambwiranye, nk'uko uzi umubyeyi ashobora kubwiza umwana igitsure mu gihe hari amakosa agiye gukora. Ntagiye mpindukiye ngiye kwiruka, rirambwira ngo kandi urangurure uko wiruka uhunga, urangurure ubwire n'aba bantu babyumve kandi babimenye. Noneho ngera ikimbwira ngo bizaba byoroshye kwambara cya kimenyetso cy'inyamaswa. Ako kanya mu nzozi umutima wanjye wirukiye mu byahishuwe, nahise mbona nsa nk'uri mu byahishuwe 13 nsoma icyo gice, ukuntu izahatira isi, izahatira ni uguhata si ugusaba, si isezerano, si mu mahoro, isi n'abayirimo. Noneho mpita mbibona ndiruka nsohoka, noneho rirambwa ngo kandi urangurure ubwire aba bantu bose babyumve kandi babimenye. Nirukanse ndangurura mvuga ni mw'abantu mwe muramenye, abantu bari benshi muramenye mutiteza urukingo rwa coronavirus kuko ruzagenda rugira ingaruka mu mibiri yanyu, ruzavurisa amaraso mu mibiri yanyu, kandi urwiteza bizamworohera, bizaba byoroshye kugira ngo afate cya kimenyetso cy'inyamaswa. Ndiruka, ariko igitangaje ni uko abantu nta n'umwe wigeze unyumva, nta n'uwabyitayeho. Narebaga niruka ndi muri slow motion cyangwa se Laurent, sinzi mu kinyarwanda uko babyita, nsa nk'uwiruka bite. Noneho ndinda mbasohokamo mfite ubwoba bwinshi, ndasohoka ndahindukira ngo ndebe ko hari abankurikiye cyangwa baje kumfata, mbona nta n'umwe. Ngera ahantu ndatuza mvuga ngo waho, ndiruhutsa ndarira mu nzozi, umutima utera, mvuga ngo ushimwe ko umpaye gusohoka muri ibi bintu. Ako kanya ndakanguka, nakangutse umutima wanjye uteye ubwoba. Ariko mu gukingira, iyo bajyaga gukingira nigeze kubisobanura wongera ngo mu yindi video yigeze gutambuka hari igihe nabisobanuye, nabonaga umuganga adafata serumu nk'uko bajya bayifata bakayishyira muri pamba bagahanagura aho bagiye gutera urushinge, ahubwo yafataga hasi mu itaka agafata akantu k'akavumbi koroshye k'agasenyi agahanaguzaho aho agiye gutera urushinge akarutera. Noneho nabyo biranshobera, nkangutse mfata iminsi ngaho 3 yo gusenga nsobanuza umwuka wera. Umwuka wera ahita ambwira ati ibyo bintu ntibizaba bivuye ku Mana, kandi ni system y'ubwami bw'isi na Satani barimo bazana kugira ngo binjize abantu muri cya kimenyetso cy'inyamaswa, se binjiza abantu babakura mu gukora iby'Imana ishaka, ahubwo babashyira muri kontrole yabo. Umuntu atagikontororwa na Kristo, ahubwo akontororwa n'ubwami bw'isi na Satani. Noneho nibwo yambwiye ansobanurira, umwuka wera ansobanurira iby'iryo vumbi, impamvu bafataga hasi, bisobanuye ngo ibyo ni iby'isi na Satani, si ibivuye ku Mana, niyo mpamvu bahanaguzagaho itaka. So mw'abantu ndangije biranshobera, nsigara mvuga ngo se inkingo ni gute zizagirana isano n'ikimenyetso cy'inyamaswa? Ubu rero reka mbabwire isano y'inkingo n'irangamuntu y'ikoranabuhanga barimo bazana. Wenda iyo ni nawe yo heading, iby'irangamuntu y'ikoranabuhanga igiye kuza, isano bifitanye n'urukingo n'inkingo za corona. Ni ukuvuga ngo babanje iyo system, bisobanuye ko naje kubimenya nyuma. Ariko mbere y'uko njya muri byinshi, reka tubanze dusome icyanditswe. Murambabarira aha hantu maze igihe mbasoma kandi harimo haranga hakagaruka, kuko ni ibyahanuwe n'umuhanuzi Daniel n'uyu munsi ibihe tugezemo, mu bice 11 umurongo waho wa 32 cyangwa se guhera kwa 31 n'uwa 32, ngo azahagurutsa ingabo zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Ibyo nabisobanuyeho. Igitambo gihoraho ni umwami wacu Yesu Kristo, n'izina ry'umucunguzi wacu Yesu, niwe igitambo cy'ibyaha byacu iteka ryose. 32, ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Icyo nshaka gusobanura cyane, Satani muri uko kugerageza kugira ngo ayobye benshi abakura ku izina ry'umwami wacu Yesu, ni nako nanone ngo abaca mu isezerano. Bibiliya yarambwiye ngo siko bizaba kuba mutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni, ngo keretse abava mu isezerano ari nta mpamvu.
ni ukuvuga ngo guca mu isezerano dufite ni iry'agakiza, ni iry'amaraso y'umwami wacu Yesu, ni iry'ubugingo buhoraho. Noneho hano Bibiliya itweretse ko ngo azabayobesha kubashyeshyenga abaca mu isezerano, ni ukuvuga ngo ba bandi babirimo batabirimo. Ese n'abo badashaka kubijyamo kwizera Kristo, ese n'abo babihagazemo ariko nta byiringiro by'ubugingo bahoraho, bakora ibyo bishakiye, batarahama ngo bahamire mu isezerano, bakomerere mu isezerano ry'ubugingo buhoraho, abo ngo Satani azabayobesha kubashyeshyenga. Ndagira ngo mbabwire ijambo kubashyeshyenga. Kubashyeshyenga ni ugushukashuka, ni ugukora utuntu tw'udushuko tw'uduhenda abana, reka ariko ntwita murambabarira kubyita uduhenda abana. Ni utuntu gushyeshyenga, gushukashuka, ukazana utuntu tw'uduhenda abana werekana. None hano tubonye ko ngo abazabayobesha kubashyeshyenga. Ndagira ngo mbabwire ngo Satani ntagiye azaza abereka ukuri ababwira ngo bimeze gutya na gutya, azaza abereka ibyiza kandi abereka umumaro w'ibyo azanye, ariko ari itangiriro ryo kugira ngo abakure mu isezerano burundu, noneho murimbuke. Kandi ngo abaca mu isezerano ni ba bandi batarakomerera mu mbaraga z'umwuka we, ni ba bandi bakiri mu gakiza ariko bagikora n'ibyaha, bakiyoborwa n'irari ry'umubiri n'iby'isi, bagikora ibyangwa n'amaso y'Imana. Abo baba batari mu isezerano neza, baba baca mu isezerano. Ngo azabayobesha kubashyeshyenga, ngo ariko abazi Imana yabo, abo bomatanye na Kristo by'ukuri, abo ngabo bujujwe imbaraga z'umwuka wera, ngo nibwo bazakomera bakore iby'ubutwari. Inshuti yanjye, noneho ntaratinda, wumve ikikwereka ko ibi byose ari amayeri ya Satani. Niyo mpamvu mbanje gusoma icyo cyanditswe. Iyo dusomye muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10, umwami Yesu ubwe niwe watubwira ijambo, aravuga ngo umujura ntazonwa n'ikindi, ngo keretse kwiba, kwica, keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone bwinshi. Hano Kristo adusobanurira umujura uwo ari ninde? Ni Satani. Yaje kwiba, kwica no kurimbura. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere umuntu iyo agiye kwiba undi akoresha amayeri yose kugira ngo uriya agiye kwiba atamutahura. Na Satani arimo arakoresha amayeri yose kugira ngo niba ushobora kuba waratsinze ibyaha ariko ukirangaye utaramenya isaha igeze, kugira ngo akwibe ukora ibihabanye n'ijambo ry'Imana, cyangwa ukorana isezerano na Satani nawe wisange wakanye Imana, akwibe mu kubaho kw'Imana. Ese wowe ukiranuka akaguteza utwaha, ugatangira gukora ibyaha wumva ari ibisanzwe, ejo n'ibyo byose byazaza ntubashe kubitsinda ngo uhamye. Arabanza akakwiba mu kubaho kw'Imana, yamara kukwiba, kandi Bibiliya yatubwiye ko ashyeshyenga, arashukashuka, azana uturyoshye. Nagerageje kubaza umuntu ufite Bibiliya y'Ikirundi, arambwira ngo azabayobesha uturyohereye niko yansomeye, gushyeshyenga, uturyohereye ibintu so noneho ngo yaje kwiba, arabanza agashyeshyenga abantu, ngo kwica, yarangiza ejo ugapfa uguye muri bya bindi bihakana Imana, ejo ukazarimbukana nawe. Ni imigabane itatu: kwiba, kwica no kurimbura. Inshuti yanjye, kunga udapfa. Ntarasobanura rero, reka nongere nanone nsomere icyanditswe rimwe, nsoze hanyuma nsobanure icyanzanye ahangaha. Mu Batesalonike twarahasomye, mu Batesalonike ba kabiri, urwandiko Pawulo yandikiye Abitesalonike rwa kabiri, avuga ku bigendanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu n'ibihe by'imperuka. Avuga ko umwami wacu adashobora kuza, guhishurwa kwa wa mugome kutabanje kugira gute kubaho. Niko heading ivuga, umutwe w'ijambo, ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa kwa wa mugome. Aha, noneho reka dusome wumve nanone. Ngo noneho haravuga umurongo wa 9, ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Wumve kwa gushyeshye. Aha, uwa 10, umurongo wa 10, ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe.
umurongo wa 11 ngo nicyo gituma izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Wumvishe bene data rero, uyu munsi Satani arimo arohereza ubushukanyi bukomeye yereka abantu isi, iby'isi n'iterambere ry'isi. Reka nsubire ku byo natangije. Isano, mwumve ibyirangamuntu y'ikoranabuhanga, isano bifitanye n'inkingo za korona. Noneho reka wumve, hano Bibiliya igiye itwereka uburyo Satani azashuka abantu, azabashyeshyenga. Aho niho hambere twabonye muri Danieli. Kandi ngo abava mu isezerano, abaca muri rya sezerano, abatarikomeyemo, abadakomeye muri Kristo Yesu no mu mbaraga z'umwuka wera, abadakomeye mu gakiza birinda icyaha n'igisa nacyo, abatarahunga, ese n'abahunze ariko nyuma bagahindukiza amaso yabo kandi bitwa ko bari mu rugendo rwo guhunga, bagasigaza umutima wabo ugasubira mu by'isi no gukora ibidakwiriye imbere y'Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Abo ngabo, muri Yohana ho tubonye ko ngo Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. Hari arabashyeshyenga kugira ngo abibe, noneho abice, ejo bazanarimbuke. Hano mu Batesalonike tubonye ko ngo azabashukisha ubuhenzi n'ibimenyetso by'ibinyoma, ngo kuko banze gukunda ukuri. Ukuri ni iki? Ni Kristo Yesu n'ijambo ry'Imana. Ni ukuva mu cyaha n'igisa nacyo, ni ukwambara imbaraga z'umwuka wera, ni ugukura amaso yawe ku by'isi n'isi, ugahanga amaso yawe Kristo umucunguzi wacu, kandi ukamenya ibihe duhagazemo, kuko umwami wacu yagiye abitubwira. Bisobanuye rero ngo Satani nta na kimwe azazanira mu murongo w'ukuri ngo aguhishurire ukuri kwabyo, kuko ni umujura kandi arashyeshyenga, azabeshya ashukashuka abantu kugira ngo abinjize mu cyo ashaka. Hariya mu byahishuweho 13 twabonye ko ngo izahatira, hari aho bizagera bikaba gahato, ndetse ikanicisha utabyemeye. Ba bandi buzuye umwuka wera, buzuye imbaraga z'Imana no kumenya ukuri kw'ibi bintu, agashyiraho agahato kugira ngo abatere ubwoba, nk'uko ba Shadraka, Meshaki na Abedenego mu bihe byatubanjirije bagiye baterwa ubwoba kugira ngo bihakane Imana, nk'uko intumwa, itorero ry'intumwa ryagiye rihatwa kugira ngo ryihakane umwami Yesu, bakagera n'aho bicwa. Nibyo bihe twinjiramo rero. Umva irangamuntu y'ikoranabuhanga ahuriye n'urukingo rwa korona n'ibikurikira byabo. Murabyibuka babanje gukora system yo kohereza, yo gutera abantu inkingo, bazanye ibyorezo, ndetse n'uyu munsi hari ibindi bitegurwa. Umuvandimwe Kamanzi yabivuze ejo bundi mu butumwa bwatambutse, muri video yatambutse. Ni ukuvuga ngo nta burenganzira umuntu agifite bwo gukora icyo ashaka nkawe, icyo ashaka, ariko niyo cyaba kidasuzuguza, kitica amategeko y'ubwami bwacu, bw'isi, bw'ibihugu byacu, ariko y'ubuzima bwawe nta burenganzira barimo bashaka kugira ngo ugere ku buzima bwawe. N'ibihugu bagiye kubyambura uburenganzira, ibihugu babyambura uburenganzira, aribo bafatira imyanzuro isi n'abayituye. None wumva ibyirangamuntu y'ikoranabuhanga tugomba kuyihuriraho mu isi yose. Uyu munsi hari ibihugu muri Afurika byamaze kwemera no kwanzura iby'irangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni ibihugu 10 gutyo, hafi 20 muri Afurika, harimo za South Africa, Nigeria n'ibindi bihugu byinshi. Natwe none n'ibindi bihugu byinshi. Ni ukuvuga ngo rero noneho ibihugu by'abazungu bo ni itegeko, nabo barabyemeje, n'ibindi bizagenda bibyemeza. Kandi nigeze kubivugaho muri video imwe ko ibyo ari kimwe mu gikoresho kizafasha Antikristo kwima mu byo bashyizeho byo bise agenda 2030, mu ntego y'2030 bihaye. Ifaranga rimwe, umwirondoro umwe, n'idini rimwe, na leta imwe ku isi yose. Ni ibintu bingahe? Hafi 4. Ifaranga, umwirondoro umwe, ni ibintu bijyana. None wumva iyo digital ID izaba ihuriyemo ibintu byose. Harimo ibyo bita BVN. BVN ni ijambo rihinnye, ariko mu buryo burambuye mu magambo y'icyongereza baryise banking verification number. Banking verification number. Hakabamo n'irindi ryo bita NIN cyangwa NIN, mbishyize nko mu Kinyarwanda. Naryo ni ijambo mu magambo arambuye ryo bise National Identification Number. Ni ukuvuga ngo icyambere ni ibijyanye no kwemezwa k'ububiko bwawe cyangwa bwa account yawe, konte zawe. BVN
banking verification number, aha hakaza nini, national identification number. Ni ukuvuga ngo ni uguhuza, mu yandi magambo barenda guhuza ibyo bintu bibiri, umwirondoro wawe bakawuhuza n'iki, n'ububiko bwawe. Noneho mu ikubitiro ni ukuvuga ngo irangamuntu y'ikoranabuhanga izaba yunganishijwe na konte zawe, ari biri mu kintu kimwe, ibyo abongereza bita 2 in 1, ibintu bibiri mu kintu kimwe. Ndetse si na bibiri gusa, babihuze n'amadiguri yawe cyangwa na pamiti zawe n'ubwishingizi bwawe. Buri kimwe nigeze kubisobanuraho, muzarebe ku nyigisho navugaga ku bijyanye na microchip. Noneho babihuze, babigira ikintu kimwe, umwirondoro wawe bawushyire mu kintu kimwe, ububiko bwawe, imibereho yawe yose bayishyire mu kintu kimwe. Noneho nibamara kubihuza, wumve ni amayeri ya Satani, kandi ni umugambi wa Satani ugira ngo ugeze abana b'abantu mu kwambara cya kimenyetso cy'inyamaswa badasobanukiwe ibyo barimo. Noneho nibamara kubihuza, ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose kibararizwa mu mwirondoro wawe. Ntabwo bazakora kadi nk'izi ndangamuntu dufite uyu munsi, twese turazifite, turanazikunda, ahubwo bazabishyira ku cyo bise QR code. Nibinkundira ndaza gushaka video ya QR code tuyikoreshe muri, nibinkundira ndayibereka cyangwa nzayibereka n'ubutaha, ariko nibinkundira ndayishaka. Noneho bakoreshe QR code. Mujya mureba iyo umuntu agiye muri supermarket cyangwa se muri supermarché cyangwa mu masoko y'ikoranabuhanga agezweho, usanga iyo uguze ibintu, buri kintu cyose uguze haba hariho QR code, haba hariho utundi tuntu turambuye tw'uturongo, no ku ndangamuntu dufite turiho. Ariko noneho iyo izaba iriho utuntu dusiribanza, Imana nimfasha ndayibona nyibereke. Noneho iyo uguze ikintu, uragenda ukajya hariya aho bishyurira, bakagenda bacisha ku kantu kameze nk'agatara gasikaninga, bagacishaho ya QR code, kandi kagasona. Bo bakaba bamaze kumenya buri kimwe cyose kifatanye n'ako kantu n'ibiciro n'iki. Noneho barangiza bagahita bamenya igiciro n'ibijyanye n'icyo kintu, hanyuma bakakubwira ngo ishyura aya n'aya. Ni ukuvuga ngo rero QR code iyo bazatanga, ni ukuvuga ngo nawe umwirondoro wawe uzaba ari uwo gusikaninga, utagitanga icyangombwa, utagitanga passport igaragara, kuko bazahita babihuza na passport y'ikoranabuhanga, irangamuntu y'ikoranabuhanga, buri kimwe cyose na konte zijyanye n'igihe kigezweho, utakibireba amaso ku yandi. Noneho nibarangiza bayishyire muri QR code, ukuntu system ya mbere bazakoresha, bazavuga bati rero ubwo ari mwikubitiro turabishyira muri telefoni. Noneho mwumva igitangaje, turabishyira muri telefoni, QR code uyibike muri telefoni yawe. Kandi wibuke ko n'ubundi telefoni baba bayikontorora, buri aho uri hose bashobora kukumonitaringa. Kumonitaringa ni nko kugukurikirana, bakamenya ngo uyu muntu ageza aha bashingiye ku minara. Noneho nibarangiza bashyire muri telefoni, ni ukuvuga ngo ntuzongera kugenda na kadi, ntuzongera kugira passport y'igipapuro, uzaba ubifite muri ya QR code. Noneho nibabishyira muri smartphone, bibazahatira buri muntu wese, bazoroshya ubuzima bwo gutunga amatelefone ajyanye n'ikoranabuhanga ya smartphone. Hanyuma noneho babyoroshye ku isoko, boroshye kugira ngo buri wese abone smartphone. Hanyuma noneho babishyire muri smartphone. Noneho nibamara kubishyira muri telefoni yawe, uzajya ugenda na telefoni yonyine. Ariko nyuma yaho, nyuma y'igihe gito, nk'uko babanje kuzana inkingo, none nyuma y'igihe gito bakaba baje bavuga bati, babazanye urwa mbere, urwa kabiri, urwa gatatu, none nyuma y'igihe gito bakaba baje bavuga bati turazana indangamuntu y'ikoranabuhanga. Kuki batayizanye mbere y'uko bakingira abana b'abantu? Icyo ni ikibazo nguhaye nawe ukibaza. Noneho nibarangiza bavuge bati aho ugeze hose utange telefoni yawe bayisikaninge ku byuma byabo by'ikoranabuhanga bakoze cyangwa barimo bakora, bizaba bijyanye n'icyo gihe. Bayisikaninge ku mupaka, basikaninge mu isoko, basikaninge bakureho ayabo, mu mamodoka basikaninge bakureho amafaranga yabo, buri kimwe cyose, kwa muganga basikaninge bakureho ayabo. Noneho n'umwirondoro wawe kuwutanga basikaninge, ni ukuvuga ngo umwirondoro ujyane na buri kimwe kigufasha, bamenye ubuzima bwawe bwose, kuko umwirondoro uzaba urimo ububiko bwawe, urimo imibereho yawe yose. Noneho nibarangiza bagutanga QR code,
nyuma yaho bazaza bazana imbogamizi bavuge bati hari abantu, hari abakecuru, hari abasaza nko muri Afurika cyane cyane noneho bari mu byaro batazi gukoresha smartphone. Ese birimo kuvuna? Ese bamwe bazayikwiba telefoni, bazayikwiba. Nyuma yaho rero bafata umwanzuro wo kuvuga ngo rero ubwo bimeze biri, reka tubikure mu kubishyira muri telefoni, ahubwo tubishyire mu mubiri w'umuntu, muri ka kantu nigeze kwigishaho ariyo microchip. Already umuntu abageze hehe? Mu maboko ya Satani, yambaye cya kimenyetso cy'inyamaswa mu buryo bufatika. Umva rero izi nkingo umuvandimwe Kamanzi yigeze kubivugaho, avuga ibijyanye n'umunara wa 5G barimo bashyira mu kirere, ibyogajuru barimo bamanika bifite umunara network ya 5G. Uyu munsi twakoreshaga 4G. Iyo 5G ni ibintu byateguwe, babanje gutera abantu inshinge, bategura ko hanyuma yo gutera abantu inshinge bakaba successful, bakabigeraho, bazamanika umunara wa 5G. Noneho iyo 5G iri connected kuri buri muntu wese watewe inkingo za coronavirus, niba utanabizi. Ni ukuvuga ngo iyo network yabo izajya ifata buri muntu wese imufite hano, nk'uko iyo dufite telefoni baba badufite bakamenya ngo uyu muntu arimo ahageze aha arakoresha umunara uyu n'uyu. Noneho ntibizagarukiraho, ni ukuvuga ngo 5G barimo bamanika niyo izabafasha kugira ngo irangamuntu y'ikoranabuhanga isohoke mu buryo bworoshye. Noneho umunsi irangamuntu y'ikoranabuhanga yatangiye kuza, iminara ya 5G nibamara kuyimanika, n'uyu munsi impamvu bataratangira icyo gikorwa barimo baramobilizinga cyangwa barumvisha abantu ko bagomba kujyana n'irangamuntu y'ikoranabuhanga n'ibindi bigezweho. Kubera iki? Baracyamanika ibyuma byabo, nibamara kubimanika bizaba biri connected ku muntu watewe urukingo. Noneho uzajya ugerayo, nibwo bazatangira gutanga go ahead cyangwa kufungura umuryango wo kugira ngo buri muntu wese agende yifotoze, bafotore imboni z'ijisho, bafate n'ibikumwe, ibyo bise eye contact mu rurimi rw'icyongereza, imboni y'ijisho noneho n'ibikumwe. Noneho umuntu wese utarafashe rwa rukingo rwa corona, ni ukuvuga ngo ibyo byuma bazaba bakoresha bizaba biri connected kuri wa munara wa 5G, kandi 5G iri connected ku rukingo rwa corona rwinjiye mu mubiri wawe. Noneho umuntu wese uzagerayo afite izo nkingo runaka, umubare runaka bazaba baragize, bafatiraho niwo ntazi neza sindi shuka, bazajya bamufata ibikumwe bafotore na eye contact, bya byuma byabo bihore bihite biverifyinga cyangwa byemeza yuko uyu muntu biciyemo bimeze neza. Kubera iki? Kuko wa munara wa 5G na bya byuma byabo, bya byogajuru byabo byemeje ko uyu muntu ari muri system, kuko biramusoma bitewe na za chemicals bashyize mu mubiri wawe bakubwira ngo ni urukingo rwa coronavirus. Noneho nibasoza uhita uba verification ibyemezwe, bakubwira bati genda, noneho bahite baguha QR code wa mwirondoro wawe wose. Noneho umuntu utaratewe urukingo rwa corona we ntabwo ibyuma byabo bizafata za mboni n'ibikumwe, bazajya babishyiraho ariko byange kuba verified kubera ko batari connected kuri wa munara, kuri ya network ya 5G. Ni ukuvuga ngo ibyuma byabo ntibizajya bimufata, bahite bavuga bati ko tutakureba mu biri mashini zacu bimeze bite. Noneho bakubwira bati jyare ahirya ubanza ubonane na doctor, abaganga bazaba baraho. Nutarafashe dozi zihagije, abaganga bazaba baraho kugira ngo bongeremo dozi zihagije, hanyuma bagukingira inkingo zuzuye. Nibamara kuzigukingira ugaruke wicaraho, bafate bya bintu byose, irangamuntu y'ikoranabuhanga uyibone. Ariko urumva icyo UN ishaka, cyangwa se umuryango w'ibihugu by'abibumbye, cyangwa se WEF, World Economic Fund, nigeze kubisobanuraho, ni ukugira ngo umwana w'umuntu bamugire hano mu kiganza, bamukontorore nk'aho ari imana yabo. Noneho nyuma yaho nibwo bazazana plan B yo kuvuga ngo rero ibi bivuyeho, buri muntu wese irangamuntu y'ikoranabuhanga agomba kwitunga mu mubiri we, kuko telefoni bazayikwiba, ibintu byinshi bazashyiraho amananiza. Niyo mpamvu n'uyu munsi reka mbaho urugero rwa hafi, ibi bintu byatangiye bakingira abana guhera ku myaka 16 kuzamuka. None uyu munsi ejo bundi, kuko iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga buri muntu wese bagomba kugira data ye uhereye ku myaka 2 niba ntibeshye, bakagira umwirondoro we buri wese bakaba bamufite ku isi y'abazima. None niyo mpamvu uyu munsi bongeye bagasubira inyuma, kandi bakavuga yuko n'abana bato mu bihugu bimwe na bimwe murabizi bagomba gukingirwa urukingo rwa coronavirus uhereye ku myaka 3, kandi mbere baravugaga ko urwo rukingo rugomba gufatwa n'uw'imyaka 16. Bene da muhunge mwe gupfa,
kubera iki? Impamvu bongeye bazanye iyo sisitemu, mbere barajijishaga, none uyu munsi kuko igihe cyegereje cyo kugira ngo buri wese afate irangamuntu y'ikoranabuhanga n'abana bato, niyo mpamvu bongeye bakazana iyo sisitemu. Kandi noneho n'ibikorwa bazongera bitwaza kuvuga ngo abana bato ntibakoresha amatelefoni, bashobora mbere na mbere bashobora kuzabigushyirira muri telefoni nk'umubyeyi ukabika QR code z'abana bawe, cyangwa se bakabihuza na QR code yawe, ariko nawe bamufite muri sisitemu. Noneho kandi nyuma yaho ariko bavuge bati birakwiriye ko buri wese agira ibye, buri wese bamushyiremo microchip ku ruhanga cyangwa ku kiganza cyiwe, kugira ngo utagura cyangwa utagurisha. Niyi irangamuntu y'ikoranabuhanga izaza iriho iterabwoba, iriho amananiza nk'ayo bazaniye ku rukingo rwa korona. Ikikwereka ko ibi bintu byose bifitanye isano, nk'uko umwuka wera mu nzozi ijwi ryambwiye ngo urwiteza bizaba byoroshye kwambara cya kimenyetso cy'inyamaswa. Mu yandi magambo, umwami Yesu yashaka kunyereka ko ari inzira yo kwambara cya kimenyetso cy'inyamaswa. Ni inzira, ni urugendo uba utangiye. Rero wowe waba wari wariteje inkingo, ese wowe waba utaraziteza, nujyayo bazazigutera kugira ngo ubone irangamuntu y'ikoranabuhanga. Nawe utaraziteje, inshuti yanjye waziteje, ba maso, ushatse waba maso, genda usenge, soma ijambo, sinkubwiye ngo ukora iki, ariko ambara imbaraga z'umwuka wera azakubashishe guhamya, azakubashishe guhamya. Kuko uzaba adafite irangamuntu y'ikoranabuhanga hano mu isi nta mugabane azaba akihafite, ntawo, nta kugura nta kugurisha. Kandi nyuma y'igihe gito cyane bayitanze bazahita bashyiraho itegeko ry'uko igomba kujya mu mubiri w'umuntu. Ni nayo mpamvu ureba iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga ikorana n'ibyo barimo batera abantu inkingo, iri supposed gukorana n'ibyo bashyize mu bantu. Utabifite ntibizakunda, kandi n'udafite ibigezweho kuri dozi runaka bahamije bazabanza bazimutere nawe. Noneho nyuma yaho ababyanze bazabashyiraho amananiza, bazicisha, hazabaho kwicwa, hazabaho kurenganywa, hazabaho kuvuga bati tugufungiye amazi n'umuriro, nta kazi, nta soko, nta guhaha, nta kwiga, nta kugenda, nta rugendo, ntabwo uzava ngo ujye hehe, kuko bizaba biri ngombwa. Nk'uko uyu munsi byinshi tubikora dukoresheje indangamuntu zacu. Kubona pasipoti ugomba kuba ufite indangamuntu, kwambuka umupaka ugomba kuba ufite indangamuntu, hari ibintu byinshi, kwiga ugomba kuba ufite icyangombwa runaka kibigaragaza ku bemerewe kuba afite iyo myaka. Buri kintu cyose, kwivuza ugomba kuba ufite indangamuntu. Noneho n'icyo gihe ibyo by'ikoranabuhanga bizaba ari itegeko, utayifite nta serivisi n'imwe uzaba ugifite. Kandi niyo mpamvu Bibiliya yambwiye ngo izicisha abatayiramya bose, kugira ngo he kugira ugura cyangwa ugurisha, nta serivisi n'imwe ubona mu isi y'abazima. Rero nje kukubwira ngo irangamuntu y'ikoranabuhanga naryo ni step ya kabiri, ni urugendo rwa kabiri rwo kugira ngo binjize umuntu muri sisitemu yo kwambika cya kimenyetso cy'inyamaswa mu mubiri. Ni ukuvuga ngo utwo n'udukoryo, nk'uko baza ari plan yo kugira ngo bazagire gute, bazaha umwana w'umuntu irangamuntu y'ikoranabuhanga. Inshuti yanjye, hunga udapfa, izere Kristo, ambara imbaraga. Hari ijambo nkunda riri mu Baroma 8:35 kubw'igihe sindi soma, bivuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni inzara, ni inkota se, ni ukwicwa se, ni ukwambara ubusa se, ni ukurenganywa se? Noneho hepfo akavuga ngo ahubwo turicwa umunsi ukira, baduhora Kristo, baduhora ukuri kw'ijambo twamenye no kutivanga, turarenganywa umunsi ukira. Noneho hasi akavuga ngo menye neza yuko ahubwo muri ibyo byose ndushishwaho kunesha n'uwambambiwe, n'uwancunguye. Muri ibyo byose nubwo bimeze bite, dufite uzatuneshereza. Icyacu ni ukwemera gusa, ntitwivanga, tukamera nka Shadraka, Meshaki na Abedenego, aho yavuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza uwo muriro. Ngo ariko naho itadukiza, ntago rwose turi bupfukamire Imana zawe, ntituri bwihakane umwami wacu. Natwe rero Imana ishobora kuzaducisha muri ibyo bihe, ariko naho itabiducishamo, naho yakwemera ko dupfa, ariko ntituzihakana umwami Yesu. Noneho hepfo akavuga ngo menye neza yuko baba bamarayika, bwaba uburebure, bwaba igihagararo cyangwa ibikomeye ibyo ari byose, ngo nta na kimwe kizantandukanya n'urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Inshuti yanjye, nje kukubwira ngo uyu munsi hagarara, ambara imbaraga. Wikwibaza ngo nzabaho ne, nzarya ne, nzambara iki? Kuko no muri Matayo 6 haravuze ngo ntimukiganyire ngo ejo tuzarya iki cyangwa tuzambara iki.
ngo kuko inyoni, Imana niba ibasha kugaburira ibinyoni bidahinga n'ibibi, Imana niba ibasha kwambika uburabyo, twebwe izabura ite kutwitaho? Rero yatwitaho itatwitaho, ariko icyo tugomba gukora ni ukutazihakana Kristo. Rero Satani arimo arazana ubwo bushukanyi, nk'uko nabanje kubasamira mu byanditswe bitandukanye. Azaza asheshyenga, ashukashuka. Utambaye imbaraga z'umwuka rero, abo baca mu isezerano, abo badahamye mu isezerano ry'agakiza rya Kristo, ry'ubugingo buhoraho umwami wacu urimo uza vuba, abo ngabo bazemera bajyane n'ibyo bigezweho Satani yabashyeshyengesheje. Kandi ngo azaza akora ibimenyetso n'ibitangaza by'ubuhenzi, by'ubushukanyi. Urumva? Ngo kugira ngo abo ngabo bose batari muri Kristo, abayobye cyangwa se abari mu ntege nke, uyu munsi ambara imbaraga zo kubana n'Imana. Kandi Pawulo yarongera arabivuga mu Baroma 8, aravuga ngo menye neza yuko imibabaro y'iki gihe ngo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzambara. Amen. Nshuti yanjye, icyo nje kukubwira, wikwita kuri ibyo byose isi igiye kuzana, kuko noneho hanyuma yo gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga bazashyiraho n'itegeko ry'idini rimwe ritavuga Kristo by'ukuri, ritemera umwami Yesu. Ari itegeko mugomba gusengera mu mahame n'amabwiriza y'ubwami bw'isi bashyizeho. Bagiye gutanga iyo ndangamuntu y'ikoranabuhanga, ariko icyo ni itangiro ryo kugira ngo umwana w'umuntu bamugire mu biganza bye, hanyuma ibyo bindi byose bizorohe kubikurikirana, bajye bagukontorora bagufite hano, ntaho bacikira. Inshuti yanjye, hunga udapfa. Hagarara muri iri jambo rivuga ngo Pawulo ryo yavuze, ariko washaka nanarisoma, ndumva rinkoze ku mutima, narisoma. Njyewe sinje kugutera ubwoba, ahubwo nje kubwira, njye ndishimiye iyo mbona ibyo byose bibaho, kuko umwami Yesu yaravuze ngo kuko bitazabura kubaho. Bigomba gusohora kugira ngo tumenye ko umwami wacu ijambo rye ari ukuri, kandi ibyo yavuze ari ukuri, ndetse tunamenye ko ari maza gutwara itorero rye. Ariko muri uko kuza azaza turimo dusogongera kuri ibyo byose. Reka dusome mu Baroma, reka ndisome, sinzi impamvu rinkoze ku mutima cyane. Abaroma 8:18 ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Bene data, ibyo byose biduteye ubwoba, badushyiriraho amananiza ngo ntituzarya, nta kibazo, ibyo kurya byabo tuzabireka, kuko kwicwa n'inzara kw'iki gihe ntago bihwanye n'ibyo kurya tuzarira mu bwami bwa data. Kuvuga ngo ntituzahaha, ntituzambara, ntituzajya gute, ntaho bihwaniye n'umwambaro wo kwera n'ubwiza tuzambara tugeze iwacu mu ijuru. Hallelujah. I love you sweetheart Jesus Christ. Njyewe umwami Yesu mwita umukunzi wawe. Reka mbabwize ukuri, kutiga kw'iki gihe bagushyiriyeho amabwiriza ntaho bihuriye n'ubwiza bw'Imana tuzabana nayo imyaka iteka n'iteka tutagira. Kutivuza ukababazwa n'indwara kuko hari ibyo utayemerewe mu gihe uzaba utari muri izo system, ntaho bihuriye n'ubuzima buhoraho bw'iteka butarimo indwara n'umuruho n'umuhati. Yerusalemu nshya, muzasome mu Byahishuwe 20, hatwereka Yerusalemu nshya ngo izamanuka, ngo irimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Umva aho hantu twarimbishirijwe, ngo kugira ngo Imana iturane n'abana bayo, umuturanyi wacu ari Imana Data, atari abakomeye b'isi. I love you Jesus. Amen. Rero muri ibyo byose nje kukubwira ngo niwumva ibyo tubivuga, ni ukugira ngo wowe wambara urusheho guhunga uve mu cyaha n'igisa nacyo, kuko banza uhunga utwo twaha n'utuntu twa buri munsi tugutandukanya n'Imana. Shadraka, Meshaki na Abedenego, mbere yuko bahamiriza mu muriro, bahamya umuriro bawubacanye imbere, babanje kwanga kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Hari ibyo babanje kwirinda, ni nabwo bambaye imbaraga zabashobojesheje guca mu bikomeye, mu muriro, mu itanura ry'umuriro, bagatinyuka kuwinjiramo, kuko bari barabanje kwirinda ibitagira umumaro. Nanjye nje kukubwira ngo mbere na mbere, hunga icyaha n'igisa nacyo, hunga isi n'iby'isi, uyibemo ariko utari uw'isi, hunga ibitanezeza Imana, hanyuma uhambarira imbaraga z'umwuka wera zizakubashisha guhamya, ugahunga ayo mayeri ya Satani nuko gushyishyengwa k'umwanzi Satani. Hunga udapfa, kuko imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza vuba. Araza, naza, ibyo byose Satani abizana dukangisha, ariko
twiteguye kubicamo kandi tukabana n'umwami wacu Yesu. Ndabakunda cyane. Hunga udapfa. Umwami Yesu abamene umugisha. Amen, 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 amen. Ya, kuri uwo murongo ukurikiraho wa 19 naho hari umurongo mwiza cyane ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Ibyaremwe byose, ibiri mu ijuru, ibiri mu kirere, ibiri ikuzimu, ibiri hano ku isi, mbega umunsi uryoshye. Ya, hunga udapfa, muvandimwe wabwirijwe ubutumwa bukomeye, kandi birashoboka ko nawe ushaka guhunga. Igitabo cy'Abaroma ibice 10:9 hari ibanga rikomeye. Wowe wumvise ubwo butumwa aho uherereye mu mpande enye z'isi, iki ni igihe cyo kwiyunga n'Imana yawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe, ni ukuvuga ngo ari kwatura, hari no kwizera n'umutima ko Yesu yazuwe mu bapfuye, ko Yesu yagupfiriye, ko Yesu yakubambe, ko Yesu yaje kugucungura. Ibyo byose ukabyizeza umutima wawe, urakizwa. Uyu ni umwanya wawe. Niba wemera, ca bugufi usubiremo aya magambo. Ni amagambo aguha ubugingo, akwandikisha mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi witwa umwana w'Imana. Subiramo ubishatse, uciye bugufi, uvuga uti Mwami Yesu, nje imbere y'ubwiza bwawe, nemeye ko ndi umunyabyaha, ndagusabye imbabazi, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nitwa umwana wawe, ube data. Kuva uyu munsi ubere umwana, umbere data, mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko uzaza gutwara abawe, nanjye nzabe muri uwo mubare. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye. Amen. Imana igumisha nshuti muvandimwe. Dufite ubuhamya bwinshi nk'uko dusanzwe tubuvuga bw'abantu bakijijwe kubera iri sengesho. Uyu munsi barabatijwe, uyu munsi barimo no gukorera Imana. Nawe muri uwo mubare mu izina rya Yesu. Ndetse namwe mwese mwakurikiye ubutumwa, Imana ibaha umugisha, umukozi w'Imana. Data, turagushima mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubuntu watugiriye. Hunga udapfa. Tubwiwe byinshi kandi turizera tudashidikanya ko hari umuntu hano yavuye mu rwego agera mu rundi, yavuye mu bwiza ajya mu bundi. Hari uwavuye mu byaha, uyu munsi akaba yemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akaba akijijwe. Icyubahiro kibi cyawe. Umugisha umukozi w'Imana, aho yavanye wasubize byinshi bizakomeza bigirira ubwoko bwawe akamaro. Tuzongera ubutaha, niwemera ko ubutaha hagera utaragaruka. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Yesu abaho umugisha nshuti bakunzi ba Yesu. Naho ubutaha, Imana ibaho umugisha mwinshi. Bye bye. Aherutse kunsura mw'ijoro ry'umugisha, aremera mu butumwa kw'itorero.